uyu munsi ntabwo bisanzwe nta nubwo bidashoboka. uyu munsi tugiye kubera ukuntu wakora amafaranga online. So this is 2020, turi 2020, urabizi nta bintu byo kwirirwa ngo uravunika ngo urajya guhinga ibiki. Just icyo ukeneye ni computer, internet, ibintu biri free, then you can make money wherever you want. Shukura amafaranga ari hose wicaye, please just follow my steps, kurikiza steps zanjye, then urakora amafaranga uko yifuza. Ngiye kukwereka uburyo wakora amafaranga kuri internet. So then step by step, make ariko yabasha kugufasha mu bisanzwe. Ntabyo kongera kurira ati ubukene mu rugo, ubukene hehe mu gihugu hose, ubukene abashomeri iki, wirirwa ufite gura internet for free. Just follow my steps, ibintu biri easy. Just ugiye gukora no coachinga videos, tutorial ngiye kukwereka, namara coachinga videos, namara kuziwatchinga, namara kuzireza video, then ukabona amafaranga straight to konti yawe. Ikintu ujya muri bank ugafunguza konti, ukagira ATM card, nta kintu ukeneye. Twagiye icyambe n'ubuki kugira wagira telefone wabikora, wagira iki, ntabyo kongera kugira ati ubukene. Boy, this is 2020 bro, this is 2020 bro, you need to make a lot of money bro. So cyambere icyo ugomba gukora, just go type google.com, muri browser yawe, urangiza ushakisha website imwe yonyine, uzaza ubona amafaranga mu madolari, then you transfer kuri konti yawe bita Coinbase. I think ni ya kabiri, ndatekereza ko ya kabiri, link ya kabiri, problem of my account no tuyiba. Ikikora website, ikikora igurisha ama Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash. Reba nka Bitcoin hangaha ikoresha ubugura ufite amafaranga ya trending muri Bitcoin, cyangwa waba ushaka amafaranga yawe ufite muri Bitcoin ka translating mu Nyarwanda. Look like I think iyi ngiyi ni Bitcoin imwe, sibyo? Kuri Bitcoin imwe iragura $8,191,991 magana. Ushobora kugenda ukayigura, ariko I don't know, njye ntabwo nje kukwereka ibi ngibi, nje kukwereka uburyo wakora n'amafaranga just like this. Just no kureba video ubundi ugakorera amafaranga, ukayabika kuri konti yawe mu minota mike byataye. Niyo simple technique nzanye, best tutorial buri munsi uzaza uzibona hano kuri B2B outcomes. Uzaza just kizaza ukora, just ukora iyo subscribe, ukore shares, ukore commenter, ushaka tukorere ibintu biri worldwide. Stop ibingibi biri worldwide. Icyo ukora ubu ngubu ni gutangira gutekereza kugura abafite bawe agafanta, ibiryo, ntabwo ari menshi ariko amafaranga yagufasha. Like nanga niba ndakwereka kuri tugiye gukora icyo bita discover how special cryptos. Icyo ukora kuri website Coinbase ibisanzwe icuruza, ushatse amafaranga muri Bitcoin ufite amanyarwanda uyacuruza ukabona, cyangwa muri Bitcoins n'ibindi byose ubona ahangaha. Ibi byose ubona ahangaha rwose harimo Ethereum, Bitcoin Cash mu Nyarwanda barayakwereka. Just niba ufite amanyarwanda uyishyiraho account yawe ukagurishwa na Bitcoin. This is the way, ni uburyo ubika amafaranga biri real now, biri especially mu byo bita internet. This is new technology nshasha ukuntu ubika amafaranga yawe mu buryo bwizwe kandi ukazongera ukayabona. Ariko njye ntabwo ngiye kubereka uburyo wagura izi Bitcoin kuko amafaranga ni menshi. Tugiye gukora icyo bita hano hari link yitwa
uburyo just urawacinga izi videos, namara kuziwacinga izi videos, iyi website ikwereka icyo bita Coinbase. Icyo bisobanura iki? Birasobanura ngo mu gihe ufite amafaranga, iyi Coinbase hari uburyo yigisha abantu ku rwego rw'isi yose uburyo wacuruza ibi bitcoins, izi bitcoins, izi litecoins, izi bitcoin cash. Noneho kuko abantu benshi ku isi batarabimenya, then bakushizeho uburyo ushobora kureba video ukabona amafaranga, then after wamara kubona ayo mafaranga, just nuko shyiraho tutorials zabo kubikora, wamara kubona amafaranga, then bikabahita biyagize amafaranga akajya muri pocket yawe. Wikibona ukicara kwa video ukabazwa utubazo dukeya ku byo warebye, then ukabona amafaranga akaza kuri konti yawe. Just wekira konti yawe ugire ATM card, nicyo ngusaba gusa, ubundi rero kubona amafaranga yikora. Then ukaza klikanga kuri starting earning. Just like this, ni encrypted while running, right? So I already have account, but I can't sign right now. So fit account, nanjye niho mvana make yo gukora ibiki n'ibiki, ariko turikora step by step. If you want to learn, ukeneye kwiga, icyo ukora no kureba encrypted irabino video, just itutsinda itubona mutanabiri. This is no gutangira ikosi witangira n'amadorari mutanabiri, ubundi ibintu birangira, then batwitangire. Start course right now. Icyo ukora ubanza ugasigninga in past, show your name, $376 ngende mu Rwanda, then ukoze kuri namba yawe yo mu Rwanda, SMS nimara kwibona uhita ushyiramo confirmation code. Nimara kwibona uhita ushyiramo confirmation code. Then can submit. So right now, iyo umaze kuverify email n'ibiki byose uhita ubona ino page. Iyi page noneho just where you start to make money. Ini video ya mbere you must watch it, urayireba bisanzwe. Ya kabiri numara kwirangiza uhita ubona ngahe amadorari 6. Fata calculator ukuye amadorari 6 mu rwego ubu ngubu amanyarwanda ariho, I think 996 kubona amadorari 6 somehow 7,000 ku mafaranga yawe ari meza. Then iyo ukeneye kureba izi tutorials zose, buri tutorial kuyirebye ni amafaranga, nyuma nubuze kubona video noneho ari bwa amadorari amafaranga yawe yose 63 niko twatangiye. So just like this view, ngiye kureba video ngura amafaranga, akundi nasinaje ngiye kureba video ngura amafaranga. So ndakora watch nizo lessons bisanzwe, just ndareba lessons na amafaranga mu gihe mfite internet, computer, ni office yanjye, ntabwo nkeneye ngo ndajya just listen. Nakunda kwigisha ukuntu bakora akira. All of this content is accessible on the web and in your favorite apps for free. Easy.
this is the way to make money. content. Uburyo umuntu akora amafaranga ntabwo Sometimes ari bya bintu nguririwe ngo n'amadokima ugiye gusaba akazi aha ugiye gusaba akazi ufite internet ufite imashini then you can't make money. So urashaka gukora iki? Just ureba video n'amafaranga. Those are simple things in life. So I'm watching this whole video, nimara kubona video ndabona amadolari 6 in many cases, hanze utuntu tubazo nta bindi birenze, data too. right? Governments can even use her data to block content. So Mary Ndebindi lesson ya kabiri mbona amafaranga just like kunyigisha uko abantu bacuruza bitcoin n'ibiki byose na Litecoin na Coinbase everything's uburyo ucuruza ama bitcoin nta bindi. Numara kubirangiza then receive your money on PayPal account. None ikibazo bakunda kumbaza aya mafaranga ubundi nashizeho courses shyiraho ibiki ako kazambaza uburyo amafaranga umuntu yabikuza ibintu hari ama apps worldwide. So please niba mukeneye ko mbereka icyambere iyo bita cash app ari bita PayPal ariko izwi byatani PayPal. Niba ushaka nkwereka uburyo PayPal uburyo bayikoresha biri easy for byatani biri easy cyane. Wowe icyo ugomba gukora right muri commentaire andikamo commentaire ndashaka ko nabona ko naka account kuri PayPal nzahita mbikoreka ukuntu bayikereya namara kuyicreatinga then icyo ukora no gushyiramo iza ya account nakubigomba gucreate kuri bank ATM card then amafaranga akaba transfer kuri konti yawe ibindi biri easy. So goodbye.